Bantu banjye muraho mumeze neza hano baridofsho nk'ibisanzwe. Ese wari uzi yuko amaso yawe n'intoki zawe cyangwa se imboni zawe bishobora kukurinda kwibwa umwirondoro wawe? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe tunasobanukirwe neza ikoranabuhanga n'ubwenge buhangano buri muri SDID cyangwa se Single Digital Identity, n'impamvu ari ingenzi ku mutekano w'u Rwanda ndetse n'Abanyarwanda ndetse n'abandi bose bagana u Rwanda. Muhawe ikaze rero hano Uburezi Rwanda TV. Bwashize twe twarabiye hamwe neza intambwe ku yindi, uko kwiyandikisha muri SDID cyangwa se Single Digital Identity ya NIDA hano mu Rwanda. Ngiye tugiye kubana hano baridofsho nk'ibisanzwe hano Uburezi Rwanda TV. Rero rwamugeze kuri YouTube channel, kanda subscribe, ufungure inzogera, kanda like, tira comment, dusangize muri ibi igitekerezo cyawe ubumve neza niba tugiye kumanukana neza muri iki kiganiro. Muhawe ikaze rero. Cyambere nagira ngo tubanze duhere ku twita biometrics cyangwa se kugira ngo babe babasha gufata ubuzima bwawe cyangwa se umubiri wawe bazajye bawifashisha mu myirondoro yawe. Bongere ku myirondoro yawe gutanga amazina ngo ugire nimero y'irangamuntu gusa baratwaye ngo n'ifoto ya noneho yongeye cyo twita biometrics, fingerprints ndetse n'imboni z'amaso. Ibi byose bikoresha SDID ikoresha biometric, ari byo n'ubundi nk'ibi fingerprints, imboni z'amaso. Uvuga ngo ibi ni byihariye kuri buri muntu wese, ntibisubirwamo cyangwa se bituma kwiyitirirwa abandi bantu bidashoboka. Ibi ngibi birumvikana neza yuko fingerprint yanjye ntabwo ariyo yawe, imboni y'amaso yanjye ntabwo ariyo yawe. Urumva biragoye kuba wakwitirura undi muntu. Ngewe niyo mpamvu ugiye kubanza nkahita mbasobanurira neza, ese fingerprint ni iki, imboni z'amaso ni iki. Ubundi fingerprint ese batwara ibihe bice, ese bijya hehe? Duhereye kuri system yabo ya Single Digital Identity cyangwa se SDID system, nkuko mwabibonye ni irangamuntu koranabuhanga. Irangamuntu koranabuhanga zabitse amakuru ya Single Digital Identity cyangwa se irangamuntu koranabuhanga. Iyo system zabifite amakuru yacu arimo fingerprint zacu cyangwa se ibintoki zacu, ibikumwe ndetse n'izindi ntoki, harimo nanuzana harimo n'izimboni n'ubundi z'amaso, hazaba harimo n'ubundi n'izimboni zacu z'amaso. Bivuze ko nta n'umuntu n'umwe uhuje imboni n'undi, nta n'umuntu uhuje fingerprints n'undi. Niyo mpamvu rero iyo system nicyo kintu cya mbere igomba kubibitsa. Ese bigenda bite kugira ngo amakuru yawe ahita ajya muri iyo system? Birumvikana neza ko umuntu uri kwiyandikishaho yakubwiye ngo zana igikumwe cyawe, cyangwa se akubwira ngo zana, ngo akaguhereza hari icyuma urebamo gifite imboni ebyiri zingana n'ubundi n'iz'amaso, cyangwa se ushyiramo nyine igafitinga neza, wagira ngo ni rinete cyangwa se amadarubindi nk'uko bamwe bakunze kubivuga. Urebamo, wamara kurebamo kagahita gahumbya cyangwa se kagahita kazima, kagasona. Iyo gasonye kakazima bivuze ko imboni zawe baba bamaze kuzibona. Iyo bamaze kuzibona ziragenda zikibika mu bubiko bwa system ya Single Digital ID cyangwa se ya system ya SDID. Ayo makuru noneho iyo bamaze kwibika mwaho ngaho, wibuke neza mbere baba badufashe ifoto. Iyo foto bamaze kuyifata nibihagarariye isura yawe. None iyo guhagararira isura yawe hiyongeraho imboni z'amaso. Imboni z'amaso nyirizina baba bazifashe ziriya zindani neza. Noneho ako tukagiraho n'akandi gace ka fingerprint. None fingerprint batwara iki n'iki? Bafata ikiganza cyawe cy'ibumoso ukagikoza ahantu ku kantu kameze nka screen. Ako kantu kameze nka screen karasensinga, ni sensor irasensinga igakurura fingerprint zawe cyangwa se intoki zawe. Noneho imaze gusensinga ikazikurura zitazigaragara muri screen. Iyo zimaze kuzigaragara muri screen cyangwa se muri tableau y'imashini, baba bazibona neza. Iyo babona bari kuzibona zose, system irasonika cyatsi. Iyo batari kuzibona zose neza, yakumutuku, ukongera ugasubiramo kugeza igihe niba ufite amaraso makeya utsindagiraho cyane kugira ngo amaraso ageremo neza, bakurure fingerprint zawe muri make na DNA zawe. Aho ngaho ngira ngo kuri fingerprint mwumvishe ikintu cyawe batwara. Birumvikana ko mu gihe kiri imbere ushobora kuzakora icyaha, wakora ahantu runaka ukavuga ko aho hantu utahageze, nyamara bapima aho hantu bakoresheje ibyuma byabo by'ikoranabuhanga
weho bagahita bakubona muri system, bagahita bavuga ati runaka wenda tobari dofisha turamubonye niwe, ifoto yawe bagahita bayibona, imboneza z'amaso, isura yawe yose bagahita bayibona, bagahita babona n'ahantu herereye. Birumvikana neza yuko iyi SDID cyangwa se irangamuntu koranabuhanga izaba igufite system, igihugu kizakigufite neza noneho, ariko kikanatworohereza kuba wakagisesinga serivisi zigiye zitandukanye. Ese bizanadufasha iki? Tabyo turabirebera hamwe. Imboni z'amaso naho birumvikana neza yuko ushobora kuzajya ureba ahantu wavuga ko aho hantu utigeze uhanyugeza amaso yawe, cyangwa se muri kamera, cyangwa se no ku mipaka, ukawusanga ugiye gucika ujya hanze, bagahita baba bakubona, cyangwa se ari mu mihanda mu kwizira kamera zo ku mihanda. Ibi ni ibyihariye rero kuri buri muntu wese, bidashobora gutuma umuntu akwitirira. None tubanze tumenye ngo what is a single digital identity isobanuye iki? Ni iki? SDID system isobanuye indangamuntu imwe ya digital. Kuvuga ikintu kiri digital, ubundi digital ni imibare. Digital ni ikintu kigezweho gikoresha ikoranabuhanga ry'imibare. Birumvikana neza yuko uzaba ufite imibare mike cyane uzajya ugendana mu mutwe wawe. Ntajya kuvuga ngo ufite ikarita y'ishuri nako ngo ufite ikarita y'irangamuntu bayikubaza uyibura, oya. Sijya uvuga nko kuvuga nimero yawe ya telefoni umuntu akayahita gushyira amafaranga, n'ahandi rero uzajya uvuga nimero y'irangamuntu yawe gusa birahagije. Ariko ndahamya neza ko atazaba ari imibare ingana kuri, iriya mibare ni myinshi cyane. Hano rero hajemo ibintu bya digital by'ikoranabuhanga, ibintu bitabyoroza akabyoroshya akazi bikaba bikeya. Ikoreshwa mu kubona serivisi zitandukanye za leta n'iz'abikorera. Aha ngaha birumvikana neza yuko irangamuntu izajya idufasha gukora ibyo bintu byose tuvuze. Turebe umutekano wayo muri make. SDID igihe cyo twita OTP code ni one time password. One time password cyangwa se OTP ni code bakoherereza igihe cyose uzajya ubugerageje kwinjira muri account yawe cyangwa se muri konti yawe ya SDID. Aha ngaha bazabitubwira neza nyuma igihe bazaba bamaze gukora ibarura mu gihugu hose. Ngira ngo hashize ibyumweru 2 barimo barandika cyangwa se barimo barakora ibarura. Aha ngaha kugira ngo umuntu yinjire muri account yawe cyangwa se muri system yawe akoresheje irangamuntu yawe, bakorereza OTP code. Mu kuvuga ngo bagishyiramo irangamuntu yawe bamwereka nimero 3 cyangwa se niba ari 2 cyangwa niba ari 1 bitewe n'umubare wa nimero zawe ufite kuri telefone ku irangamuntu yawe. Batamwereka nimero afite, bakamwereza OTP cyangwa se one time password. One time password niyo ituma utanga uburenganzira, ni nka verification code nyine, ni cyangwa se code yisuzuma ko ari wowe. Twagira n'icyo twita digital content, bivuze ko nta makuru yawe atangwa utabyemeye. Ibi ngibi nibyo byoroshya rero akazi, bikanatanga umutekano. Noneho tugiye kurebera hamwe akamaro ku gihugu. SDID izagabanya ruswa. Birumvikana neza yuko hari amakuru umuntu ajya agatanga bakamusaba ruswa, ariko aha ngaha bizagorana kongera gufata ruswa cyangwa gutanga ruswa. Gufata bizaba byoroshye, nzabibasobanura neza mu gihe kiri imbere. Kwiyitirira abandi bantu, umuntu ashobora kujya ahantu akitwaza irangamuntu yawe bakabona neza muranasa, ariko ugasanga akoresheje ibintu byawe atari we nyirizina. Aha ngaha nabyo bizafasha kuba umuntu ugerageza kugira kwiyitirira n'ubundi, aha ngaha bahita bamufata. Ibyo byose rero bigahita bituma n'ubundi hano kahita koroshya akazi. Ikindi ni ukuvuga ngo hano bizaturinda kuba umuntu yatakaza amakuru. Hari ukuntu bagufite amakuru amwe ugasanga ngo barakohereza aha n'ahandi bakakohereza ahandi n'aha, ariko hano ni ukuvuga ngo n'ubundi amakuru yose azajya aba ahagarariwe na ID imwe cyangwa se ya mibare imwe yawe ikuranga, ndetse na yafoto yawe na za bikumwe byawe n'ubundi na za mboni zawe. Icyongeraho ku gihugu n'umutekano n'icyizere mu ikoranabuhanga. Birumvikana neza yuko u Rwanda ruzarubaye mu bimwe mu bihugu bike cyane hano muri Afurika bibasha kuba byakoresha iri koranabuhanga. None ndababwira ngo SDID si indangamuntu gusa, ni intambwe ikomeye u Rwanda ruteye mu ikoranabuhanga. Birumvikana neza cyane. Niba ushaka kandi amakuru ajyanye n'uburezi n'ikoranabuhanga, kanda subscribe ku Uburezi Rwanda TV tujye tubana igihe cyose. None ndibaza ngo weho munyemuturarwanda, we munyeshuri, weho mugabo, we murezi, we mukozi wa leta, wadusangiza iki muri comment. Ngiye twabanaga Robert Defisha nakubwira ngo sharing inshuti zawe cyangwa se ugeze iyi video ku baturarwanda bose uzi, kuri bagenzi bawe bose uzi, ku magroup yawe ya WhatsApp. Duhure rero muri video zitaha, ibibazo byose mujye mugenda mumbaza muri comment nta kibazo, mushyigikira televiziyo yacu cyangwa se Uburezi Rwanda TV. Kama share simire rero mbasezera mbabwira ngo bye bye, God bless you, Imana ibarinde.